Shalom shalom bakundwa bene data. Turabashuje mu izina rya Kristo Yesu, abakunzi bacu, abakunzi ba Anaweza, umwami Imana abaha umugisha. Tubifurije amahoro y'Imana asumba ay'abantu batanga. Hallelujah. Tugeze mu mwanya wacu mwiza, umunsi mwiza kandi Uwiteka yatugeneye, yaturemeye kugira ngo tunezererwemo. Umunsi udasanzwe tugarutse imbere yanyu, turi muri studio. Impamvu nakomeje kuvuga ngo turi nuko ndi kumwe n'umutumirwa mwiza cyane mureba hano. Tuje imbere yanyu tubazaniye ibintu byiza cyane umwami Imana yashyize ku mutima wacu. Hallelujah. Ni karibu rero mu mwanya wacu mwiza. Reka tubanze dutumire Imana yacu. Turagushimiye nyagora ku ngoma, Imana ikomeye, Imana nziza, Imana idukunda, Imana itwitaho, Imana yaturemye mu ishusho yayo. Tuguhaye icyubahiro Uwiteka Imana yacu. Uyu ni umunsi mwiza waturemeye kugira ngo tunezererwemo, umunsi udasanzwe, umunsi w'umugisha. Tugushimiye ko twebwe twabyutse bikemera, tukaba tuje ku murimo wawe mwami Imana. Nuhabwe icyubahiro n'ikuzo. Ni twebwe baba mama, babandi waremye mu ishusho yawe, babandi waremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Turagarutse kandi imbere y'ubwoko bwawe. Turagarutse kuganira nabo iby'umumaro watushyizemo mwami Imana. Bana natwe tuyobore, udukoreshe. Mwuka wera w'Imana tuguhaye ikaze. Tangirane natwe, uze gusozanya natwe. Ikiganiro tugiye kugira hano kibi ikiganiro cy'ingirakamaro ku muntu wese uzahura nacyo, kizagira icyo gikora mu buzima bwe. Niyo mpamvu tugutumiye rero, kuko wowe ni we soko y'ubwenge no kumenya kose. Twebwe tuvuze amagambo yacu gusa ntacyo yamara, ariko tugiye kuvuga utuyoboye, udushoboje. Turakwiyeguriye ngo muri uyu mwanya udukoreshe nk'ibikoresho byawe bizima bishimwa nawe, nk'abakozi bawe watoranije, washyizeho ikimenyetso cyawe. Habwa icyubahiro n'ikuzo. Utugirire neza, dutangirane mwami, kandi utuyobore. Ni ukuri turakwihaye, turakwiyeguriye, turakwemereye mwami. Dukoreshe, dusengeye buri muntu wese muri uyu mwanya uri kumwe natwe, uzabana natwe muri kino kiganiro, uzakibona. Tugiye azaba ari kumwe natwe kandi azaba ari kumwe nawe, kuko turagutumiye kizagire icyo gikora mu buzima bwe bwose, imyaka yose. Ijambo ryawe ntabwo rijya risaza. Narakubonye uri Imana imenyera iherezo mu itangiriro. Igihe cyose iri jambo umuntu azahura naryo rizakora imirimo n'ibitangaza mu buzima. Urakoze mwami, tuguhaye icyubahiro mu izina rya Kristo. Amen. Hallelujah. Abakunzi bacu banaweza, mugubwe neza rero mu kubaho kw'Imana. Uwiteka abaha umugisha uburyo mukomeje gufatanya natwe muri uyu murimo mwiza. Nababwiye rero ngo uyu munsi ndi kumwe n'umutumirwa udasanzwe. Hallelujah. Umutumirwa wacu turakwakiriye muri studio zacu za Anaweza. Turakwishimiye kubana nawe, ntabwo tubifashe nk'ibisanzwe, iby'agaciro kwitabira ubutumire bwacu. Imana iguha umugisha. Kandi tugushimiye yuko usanzwe n'ubundi uri umufatanyabikorwa w'uyu murimo mwiza dukora hano. Turakwishimiye rero. Ikindi uri smart. Thank you. Usa neza. Ndagira ngo ibyo mvuga ntabwo mbeshya, namwe mukurikirana murabona ko umutumirwa wacu asa neza cyane. Turamunezerewe rero. Gubwe neza hano muri studio za Anaweza, abatumirwa bacu, abafatanyabikorwa bacu, abadukurikira, nawe mutumirwa mwese mugubwe neza. Ndabizi neza ko hari impamvu y'Imana kuba uyu munsi ari wo watugendereye hano, wadusuye, waje kuganira n'abakunzi bacu. Ikaze. Murakoze. Turakwakiriye, wibwire abadukurikiye kugira ngo nabo bakumenye, hanyuma dutangire twese tuziranye. Imana iguha umugisha. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ndashima Imana ko yangiriye ubuntu bwo kubana namwe. Nitwa Alice Tumwizere, ndi umumama, ndubatse, mfite umugabo n'abana. Ndashima Imana cyane ko Yesu yangiriye neza, akampa kumumenya no kumwakira mu buzima bwanjye. Maze imyaka myinshi ngendanye nawe, na n'uyu munsi kandi turacyari kumwe. Amen. Imana ibaha umugisha. Amen. Ni iby'agaciro, ni iby'ingenzi kumenyana n'umwami, mugacudika, mukabana kandi mukagendana. Bituma urugendamo bitakugoye cyane, kuko uba ufite umuntu ukumurikiye kandi ukuyoboye. Imana iguha umugisha. Turakunezerewe rero. Karibu muri studio. Turashaka ko agaseke watuzaniye uyu munsi tugapfundurira abakunzi bacu ba Anaweza. Hallelujah. Amen. Uyu munsi rero umutumirwa wacu Alice agiye kutuganiriza ku bintu byinshi bitandukanye bijyanye n'urugo.
uyu muntu mubona afite inararibonye mu rugo nubwo atamaze ngira ngo harya umaze imyaka ingahe wubatse? Ngiye kuzuza imyaka 9. Aya urumva ko urambye mu rugo rwose. Agapfunyika ufite karadufasha, hari benshi kari bufashe. Uyu munsi rero tugiye kuganira nyine ku bijyanye n'urugo. Muri iyo myaka yose ibyo ari byo byose umaze kugira experience, ushobora gufasha abakobwa, ushobora gufasha abamama nabo bari mu rugo, bari muri uru rugendo rw'ubuzima bw'abashakanye. Hari byinshi rwose uri bubagiremo inama, ndabyizeye, ndashidikanya. Noneho rero ubu uri mu rugo warashatse, ariko genda shaka mbere yuko tuza mu rugo tubanza kuganira ku buzima bwawe uri umukobwa utarashaka. Umbwiye ko uri umukristo, umaze igihe kirekire cyane warizeye Yesu nk'umwami n'umucunguzi. Umaze gutekereza ku mushinga wo gushaka, abantu bawita umushinga. Umaze gutekereza ku mushinga wo gushaka, bimaze kukuzamo, maze kuba umukobwa, wenda urize cyangwa hari ibyo ukoze urabirangije cyangwa uracyabirimo, ariko urumva igitekerezo cyo gushaka kimaze kukugeramo wabitekereje. Hari abahungu bariho baza, abasore beza hirya no hino, wowe nk'umukristo kugira ngo uhitemo runaka umugabo wawe muri kumwe uyu munsi, kugira ngo ushobore kumuhitamo. Wabakize ku murongo uhitamo muremure, wahisemo uw'inzobe, wabigenda ute, wakoresheje iki kugira ngo ubashe guhitamo umugabo muri kumwe uyu munsi aba ari we wemera mu basore bose? Burya nta mukobwa urambagizwa n'umusore umwe. Nanjye nubwo nshaje nabinyuzemo ariko ndacyabyibuka, haba hari benshi. Noneho ndibaza ngo ese ushobora kukubaza, ese warasenze? Wafashe igihe urasenga? Ese warebye ufite uburanga? Warebye ufite amafaranga menshi? Wowe nk'umukristo ese ni ngombwa ko usenga, ufata igihe ugasenga, cyangwa gusa wowe wumva umutima ukunze n'uwo nguwo uhitamo? Ubwo ndagira ngo tusangize kuri experience yawe. Warasenze wagiye imbere y'Imana, cyangwa warebye uw'inzobe, wirabura, mugufi, muremure, wabigenje uti? Murakoze cyane. Nk'uko natangiye mbibabwira, nagiriwe ubuntu bwo gukizwa ndi mutoya, ntarageze igihe cyo gushaka. Ariko kimwe natangiraho mvuga mbere yuko mvuga na experience yanjye, nk'uwizera, nk'umukristo, ni byiza, turabizi neza ko ikintu cyose ushyize imbere y'Imana uba uri safe, uzi neza ko Imana itazakuyobya. Ariko n'utarabyumva ibyo gusenga, utarabyizera, utarabikurura neza, ikintu cya mbere namubwira, namugiramo inama, Imana niyo iri hejuru y'ibintu byose. Yewe nagira ubuntu bwo gukizwa nkiri umwana mutoya, nkiri umukobwa mutoya, nafite imyaka nka 14 nibwo nakijijwe. Agira ubuntu cyane. Agira ubuntu cyane. Urugendo rwanjye rwose rugendanamo n'Imana, ku buryo nageze igihe abantu bagira abakope n'abakopine bakiri abana mu masegonderi, Umwuka Wera arabimbuza, ndabihagarika. Hanyuma niyemeza kugendana nawe. Igihe kigeze ndabyibuka, ndimo nsoza kaminuza, numva ndi umukobwa w'inkumi, ndasenga nabwo Imana, rero igihe kirageze ngira ngo cyo gushaka uwo tuzabana, pana cyo gushaka, ahubwo cyo gushaka uwo tuzabana, cyo kubona uwo tuzabana. Ariko hagati aho habaga hari benshi, urumva no ku myaka 10 ndabizi neza bari hanze hano, murabizi no umukobwa bamubona nk'umukobwa w'inkumi no ku myaka 10 haba hari abagutereta, nta na gahunda y'urugo ufite, nta n'ikintu na kimwe uzi. Bisaba rero, aho navugiraga ngo bisaba Imana, bisaba Umwuka w'Imana kukubwira icyo gushakaho bitewe n'umugambi agufiteho. Urumva ntago mvuze ngo copinage n'icyaha cyangwa n'iki, ariko jewe kubera umugambi Imana yari ifiteho yarabifuhiye, irabimbuza mu masegonderi na kaminuza, yewe mu wa mbere, mu wa kabiri, kuko ngeze mu wa gatatu nibwo navuze Imana. Rero ndumva igihe ngezemo ntabwo nzasohoka muri kaminuza ngo mpite ncakirana n'umuntu ngo tubane. Ni igihe cyiza cyo kugendana, tukamenyana, hanyuma tukazabana tuziranye. Senga Imana, nabisengeye, yewe nagira ubuntu Imana imaze kumbuza ibyo bya copinage, nibwo natangiye gusengera umugabo. Nigaga mu wa kabiri segonderi, nibwo natangiye gusengera umuntu tuzabana, ntamuzi, ntazi n'urugo ibyo ari byo, ntago nzi ukuntu byanjemo.
nkamusengera Mana aho ari, umurinde, umugirire neza, uzaduhuze mu gihe gikwiye, turi bazima, ibintu nk'ibyo. Ntangira kubisengera icyo gihe. Ndabyibuka ngeze kuri kaminuza, hari abakobwa bamwe na bamwe najyaga mbibwira ngo natangiye kumusengera niga segonderi, bagaseka batari kwa kandi warazindutse warazindutse ubwo usengera umugabo si ubwo uzi ibyo ari byo. Ndavuga ni ukuri ngiye byanjemo biba umutwaro, nkajya mfata igihe no mu wa mbere wa kaminuza no mu wa kabiri ntabwo nari mfite gahunda yo gukundana n'umuntu, ariko nari ndimo sengera umugabo wanjye aho ari hose. Imana ngo imurinde, izaduhuze mu gihe gikwiriye, nkamusengera nkamusengera mu buryo numva bwose. Noneho impamvu nari ndimo mvuga mu gusenga nuko ntabwo nari mbizi mu by'ukuri, nabimenye nyuma aho maze gukura no gushaka. Ikintu cy'urushako ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu uzaba mu buzima bwawe bwose. Kariyeri zirahinduka, nshobora kwiga ubwarimu nkakora wenda ubushoferi, nshobora kwiga ikintu runaka nkakora igita. Abenshi bakora n'ibitandukanye n'ibyo bize. Yewe ne kimwe iyo cyanze urahindura, business iyo yanze ujya mu yindi, ariko urugo ni ubuzima bw'ubuntu bwose. Yewe niko mbifata. Urugo nta exit irimo, iyo winjiye uba winjiye, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nanga abatandukana. Niba Imana yanga divorce, n'umukristo akwiye kuyitinya no kuyanga. So mbere yuko ujya muri icyo kintu ugiye kwinjiramo, reka tukite umushinga w'umugani, nubwo imishinga itandukanye ni byiza. Ukiri aho buriya nta rindi jambo twazabibonera, kuko abantu bose numva bavuga umushinga, kandi imishinga igifailinga ugatangira uwundi. Umushinga urafailinga ugatangira uwundi mushinga. Hari ubwo tuvuga umushinga ari n'akantu gato gaciriritse, ariko buri rugo twarushakira ijambo rihera. Kiremereye ni ikintu Imana yubashye, ni gahunda simbizi, ni ikintu gikomeye cyane. Niyo mpamvu umuntu adakwiye gutekereza kukijyanamo ubwenge bwe, inama z'abashuti be, experience z'abandi. Ntabwo ari ibyo bintu gusa. Experience zawe hari aho zigarukira, iz'abakuru bawe hari aho zigarukira. Inama bakugira ni nziza, ariko hari aho zitamenya, hari aho zitamehishurirwa. Ariko nyiri iyi gahunda, nyiri iyi porogaramu, nyiri uyu mushinga, reka tubisubireho ngo ni umushinga Imana yashyizeho urugo. Niba izi neza ngo uyu muntu ndamuremye ni runaka, umukwiriye n'uyu, niwe uzamushoboza kwinjira mu mugambi wanjye, niwe bazagendana bagahuza, niwe bazavuga bakumvikana. Ibitari ibyo umuntu areba nyine nk'abantu. Njyewe nshobora gukunda umuntu, wamureba ukabona we ntakunditse bitewe nawe n'amaso yawe, ukamunyangisha n'ibyifuzo byawe, ukaba wamunyangisha bitewe n'ibyifuzo byawe nuko n'ibyo ushakamo. Nkaba namureka, ariko wenda yari mu mugambi w'Imana. Icyiza rero numva gikomeye cyane nuko na mbere yuko ugira umuntu ukunda, nk'umukobwa ukiri mutoya, uri muri iyo myaka, uri mu gihe urambagizwa n'abantu benshi, actually no guhitamo biragora. Ubona niba ukunda uw'inzobe muremure, ubona uw'inzobe mugufi, ukabona umuremure wirabura, noneho ukavuga uti ibintu ndabihuza gute? Ukabona ukubwira ko agukunda, undi akakubwira ibindi birenze, ku buryo ushobora kuba confused. Ariko iyo ufite ukuntu ubana n'Imana yawe, igira ukuntu igukaruma, igira ukuntu ikwereka ibikwiriye n'ibidakwiriye, igira ukuntu igenda ikura abadakwiriye mu mayira yawe. Nta n'uruhare runini wabigizemo. Yewe n'ubuhamya ndabufite rwose. Imana yagiye ibinkorera, kuko nabaga mfite umutima urirayenze ku Mana gusa. Ngo Mana, jewe uyu muntu namukunze sincerely, nuko nasengaga, uyu muntu namukunze, nudatabara ndavuga yego, kandi mvuga yego numva yego yanjye ari imwe, ntabwo izagaruka, ntabwo izahinduka. So mba hafi, urabizi twaragendanye, narabikubwiye kuva kera. Ntabwo nzi neza niba ari uyu, ariko wowe urabizi. Mfasha rero mu gihe ntarafata icyemezo. Imana yabaye iyo kwizerwa mu buzima bwanjye. Hari abijyanaga kandi bari baje nkabisengera, numva ngiye kwemera, umuntu ubwo akijyana. Hari abona giraga nk'amayerekwa mu nzozi, nkabona inzozi runaka, nkumva icyo zisobanuye, nkahita mfata umwanzuro. Kugendana n'Imana ni ibintu by'umugisha cyane cyane cyane. Nicyo kintu nakwifuriza umwana w'umukobwa utarashaka, kuko amago hari hanze tuzi amakuru yayo. Deja hari abakobwa bafashe imyanzuro yo kudashaka kubera inkuru mbi ziri mu mago, kubera ibintu bumva,
kubera ibyo bamenye ku bashuti babo byababayeho bitari byiza, ariko icyo ni umutego w'umwanzi, ni uburiganya umwanzi arimo ahiga ingo, kandi birahera mu buryo umuntu arwinjiramo, uburyo uhitamo, kuko ntawe uzaguhitiramo, niwe ufata decision yawe rero ivana naho wavomye. Niba wavomye ubwenge ku Mana, Imana ntabwo yakuroha, ariko niba wijyanye n'amarangamutima yawe, umuntu ni mugari ntabwo wamumenya. Uyu munsi ashobora kuba kwereka ikintu runaka cyiza, ariko mwagera mu rugo ukabona ibitandukanye, ugatungurwa, ejo ugahita uvuga uti barabeshya, abagabo bose n'abana babi. Izo ni imvugo umwanzi arimo agenda abiba hanze ahangaha ngo yangize amago, kandi urugo niho Imana yashimye kuremera abantu, niho yashimye icyubahiro cyayo kuba. Rero namara gukwirakwiza ibyo bihuha, turi hano kugira ngo tuvuguruze ayo makuru. Ingo zose ntabwo ari mbi, abagabo bose ntabwo ari babi. Umugabo uvuye ku Mana, wasengeye, wafatiye igihe, utahubutse, utashyizemo ibindi bintu, ntabwo yakubera mubi, kuko Imana niyo yaremye wa mugabo, niyo yakurema, niyo yemeye kubahuza. Nanakunanira wenda agahinduka along the way, uzamenya aho ujya kubaza, uzamenya uwo utabazi, uzamenya ubwira uti uzasubira ku isoko, uyu muntu uko ari we wamumpaye bigenze biteze, ko nagusenze, ko mbona se hari igihe Imana ishobora kwemera wenda ko hanyuramo ishuri hagati aho ngaho muri urwo rugendo, ariko nibura uzaba ufite aho wamukuye, reka mbyite gutyo, uzaba ufite uwo wabaza, uzasubira kwa nyirawe, uyu muhungu wawe se bigenze biti, ko wamumpaye nagusenze, numva confirmation. Imana isubiza abantu mu buryo butandukanye, ukumva nyine conviction y'umutima ko ari we, cyangwa se ukamurota, cyangwa se biterwa n'uburyo usanzwe ubanyemo n'Imana. Nibura iyo bigenze gutyo hakabaho ibihindutsemo, ubwira Imana ikintervene. Ariko niba utaratangiranye nayo ukishorera ukagenda, n'ubundi nukubitwa ntabwo uzamenya aho werekeza, uzahita ufata umwanzuro wo gusohoka cyangwa wo guhuruza abandi, babandi bakugiraga inama kugira bati pole sana, ihangane, nta kindi bati nuko zubakwa, ntabwo uzaba ubuzima wifuzaga kubaho. Muri make njyewe numva icyiza gikwiriye ni ukubanza Imana rwose. Imana iri ready, niyo waba utari umurokore cyane, udakijijwe cyane, Imana ikunda umutima uri sincere, muri za ntege nke zawe, muri kwa gukizwa bipfuba yibwiza ukuri bwite. Rero Mana, nubwo ubizi ko ntameze neza cyane imbere yawe, ariko ngeze igihe cyo gushaka, ndashaka umugabo uvuye kuri wowe. Imana niyo kwizerwa kandi iradukunda twese, yabikoreye yewe, yabikoreye undi, nawe yabigukorera. Ibi bintu birimo ubwenge bwinshi, birimo n'ubushishozi bwinshi, birimo no submit, kwiyegurira Imana, ukamenya ngo yewe ntacyo nshoboye atari wowe, ukayikoreza urwo rugendo, ukavuga uti ntabwo nabishobora. Ni ibintu by'agaciro cyane, niwo mutima Imana ishaka. Abadukurikiye ndumva hari ikintu barimo bakuramo, bivuze ngo wowe rero urwo rugendo umaze kurwegurira Imana, byagufasha igihe kingana gutenda gutegereza, kuko hariho igihe umukobwa ageramo, vice versa n'umuhungu. Kuko badukurikiye babyumve, iyo tuvuga gusengera umuntu muzabana, we atubwiye experience ye nk'umukobwa icyo gihe washakaga gushaka, uyu munsi akaba ari umumama, ariko numva ariko bikwiriye kugenda no ku muhungu, umuntu wese gusengera partner we nk'umuntu wizera Imana, cyane ko twabonye ko urugo ari ikintu cy'agaciro kirenze ibintu byose dutunze mu buzima bwacu. Noneho ndashaka kukubaza, byagutwaye igihe kingana gute kugira ngo ubisengere, utegereze? Nta gihe wageze ukenda gucika intege, wenda ubona wa wundi ataraza wifuza, ubona abaza bose nta Imana irabakubwira aho bagenda, hakaba abagenda wabahakaniye, cyangwa hakaba abagenda ari Imana ibajyanye kugira ngo ibakure mu nzira nk'uko tubwiye? Ese byagutwaye igihe kingana gute gutegereza uwo muri kumwe ubu ngubu? Kandi ese wowe watubwiye ko Imana ivuga mu buryo butandukanye, wumvise ijwi, wararose, udusangize numva nta bantu, wararose, wagize iyerekwa, ni umuntu waje araguhanurira, byagenze bite?
byagutwaye igihe kingana gute? Rero ngiye natangiye kumusengera urumva nkiri mutoya, hanyuma ngeze mu mwaka wa 3 wa kaminuza nibwo numvishe ndi ready kuba najya muri relationship. Aho hose handi nta nubwo nirirwaga ndeba uwuje, namubwiraga ko igihe kitaragera rwose. Nicyo gisubizo nari wumvaga nawe ubwawe utariteguye? Kandi numvaga rwose uko ariko kuri, ntabwo nirirwaga kira ku munzani ngo ngende musengere, oya nahitaga musubiza. Ahubwo bigeze mu wa 3 ugendeye kuki wumvaga igihe kitaragera muri wowe? Numvaga muri jewe igihe kitaragera. Mu wa mbere, mu wa kabiri, muri segonderi numvaga nta urwo rukundo rutazageza igihe cyo gushaka. Wari ugihuze n'amasomo. None ugize mu wa 3 ndavuga no maze kuba umukobwa mukuru rero ahari wenda ubu ngubu nshobora kwinjira muri relationship ikamara umwaka cyangwa 2 hanyuma nyuma nkashaka. Numvaga atari igihe kinini ku buryo ishobora kumvuna. None icyo gihe uwazaga niwe najyanaga imbere y'Imana. Nibwo mbere wasengeraga umuzabana gusa? Musengeraga aho ari Imana imugirire neza, imurinde mubere maso, inzira mbi imurinde, imubere maso, izampuze nawe ari umuntu muzima udafite ibikomere, udafite imivumo n'ibindi bintu yanyuzemo ko sinarinze aho ari nanjye ariko nisengera ngo indinde. Hanyuma ubwo abazaga aho gataho numvaga ko igihe cyane taragera nta kintu navuganaga nawe. Bahita gubahakanije? Yego. Ngeze mu wa 3 rero nibwo natangiye kujya mfata uje nkashyira imbere y'Imana. Abwira Imana, Mana dore runaka, dore runaka, dore runaka, Mana ukwiriye n'uwuye. Yewe nasengeraga utudetaye twose uzukijijwe by'ukuri kuko nari umukristo. Numvaga nshaka umugabo ukijijwe by'ukuri, kandi niko nagira n'inama umukobwa w'umukristo. Ntuzibeshye ngo uzagenda uhindura umugabo, oya ibyiza nuko washaka umukristo. Kuko hari umuntu umwe wigeze kuduha urugero ngo rw'uburyo dukora umureti. Aravuga ngo wifashe umureti w'amagi 3 meza mazima ugashyiramo igi rimwe ripfuye, uwo mureti ntiwawurya, urapfa wose urapfa. Ni nk'uko kwivanga n'umuntu udakijijwe kandi wowe witwa ngo urakijijwe. Hari bajya bibeshya nyine ngo buriya ni njye uzamuhindura, oya kagenda kuri misiyo ngo niyagiye kuri misiyo. Menya ngo nawe birahindutse nyine birarangiye. Ibyiza ni uko wakora wa mureti w'amagi atunganye gusa, sibyo? Niba ari 2 akaba ari 2 mazima, mube muri bazima. Ngiye nifuzaga umugabo w'umukristo. Ubwo utari umukristo wese ni Rwanda ntabwo wabitsindaga? Sinanamusengeraga muri ya lisi y'amusengera ntiyazagamo. Ntabwo yarayujuje? Oya, criterias ntizari zuzuye. Nashyiraga imbere abo mbona jewe mbona nk'abakristo, ariko nkamenya yuko ibyo mbona bitandukanye n'ibiri mu muntu indani. Rero hari Imana imenya mu mitima. Ku buryo najyaga mvuga ariko Mana umugabo uzama nzamwubahira ko ari we wemeye basi, kuko nabwo Mana uzi imitima yaba abahungu, uzi runaka, urabibona, uzi ubukristo bwabo ahiherereye, uzi uburyo babana nawe, uzi n'igihe bazamara ku isi, uzi n'ahazaza habo n'ahanjye urahazi. Niyo uzi uwo wandemeye ukwiriye, ndakwinginze ngo mpitiremo. Nuko rimwe nkahita numva nk'umwe muri bo nkumva rejection idasanzwe, nkumva ndamwanze, kandi yari nk'umufriend wanjye wenda yari afite na expectation z'uko biri bucemo kubera ukuntu mumenyeranye. Nkumva muri njyewe rwose ku buryo n'inshuti zanjye rimwe na rimwe zambazaga no bishoboka gute kanaka w'umukristo w'umuhungu mwiza ari ukeneye iki? Ukeneye marayika? Ukeneye umeze gute? Baturakabije. Ahubwo ni ukuri kw'Imana ntabwo birimo. Ndumva umutima wanjye wafunze, ntabwo bikwirwamo. Ego nibwo naje gusobanura nkavuga ko Mana nagezeho ndavuga ko Mana umbikiye icy'ubundi. Mbona uwa mbere araje bikanga, nkabona n'undi bikanga, nkabona Mana bimeze bite? Tawe sinkabya? Yewe sinkabya wa mugani ko na pressure y'abashuti bawe iraza, abo mugenda n'abandi bari angaje bari muri famille rimwe na rimwe na famille rimwe na rimwe akagira gusunika kuvuga atari ko bite abandi bana ntubona ko bakora ubukwe wowe bite? Buri munsi bakajya babikubaza ibintu nk'ibyo. So ariko iyo uzi icyo ushaka, iyo umenye agaciro k'urugo, iyo umenye ko ari ubuzima bwawe bwose ugiye kubamo, ukamenya neza ngo iki kintu nta wundi, inshuti zanjye ntabwo tuzabana mu rugo, famille yawe ntabwo aribo tuzajya tubana umunsi ku munsi, tuzabana na wa mugabo cyangwa na wa mugore umunsi ku munsi. Ntabwo rero ibindi biha agaciro. Ntabwo ngiye kunezeza abantu, ntabwo ngiye kunezeza mama cyangwa papa cyangwa inshuti zanjye, kuko finally nzasigara mu rugo na wa mugabo cyangwa na wa mugore. Ibyo rwose
uwo nkwiye gufokasingaho rero n'uri bumumpe nkatindana nawe nka making sure ngo amaye uve. Wari umajije ngo nabyumvise gute? Abantu bitewe n'umuntu ukuntu abana n'Imana, hari abarota, hari aberekwa, hari abahanurirwa. Jewe rero sinarose, abandi najyaga ngira inzozi ahubwo zibambuza, wenda nkahita menya uyu muntu harimo ikibazo nkabireka. Kuri we narategereje, ndategereza ibimenyetso, nshyiraho ibimenyetso, ndavuga Mana niba ari we ibimenyetso, inzozi ziranga kuza, ijwi riraceceka sinaryumva. Noneho ku munsi nagomba kumusubiza, ndabyibuka nagiye nta gisubizo mfite. Ayishwa cyane, kandi nari maze igihe naramubwiye ngo ndeka tubisengere, ubwo ngubwo wenda Imana izatubwira nagiye nta gisubizo mfite, ariko nkicara imbere ye numva ijwi mu mutima wanjye rambwiye ngo wundi ukeneye n'uwuhe. Wow. Uko twicaranye numva mbaza Imana, ndavuga oya cyangwa yego, numva iryo jwi, nuko nemeye aho nyine nemera. Ubwo byari bitwaye igihe kingana icyo ubisengera nibura? Nari maze twari tumaze nk'amezi nk'atatu cyangwa nabimbwiye. Imana ishimwe, ndumva ari urugendo rusaba kwegera Imana no kuyegurira cyane, kandi no kuba witeguye kumvira Imana, ugakora icyo byagusaba cyose, ikiguzi cyose ukaba wagitanga. Imana rero ishimwe, iguha umugisha. Ubwo abakobwa bari muri urwo rugendo barabyumva, kandi n'abahungu, kuko twavuze ko ari bose, ni urugendo rwa bose bacamo, bagomba gusengera. kandi mu by'ukuri nk'uko bivuga Imana iri hejuru ya byose, niba yanabaremye bivuze rero ngo nibizi n'imitima yabo. Imana iguha umugisha, ni experience nziza, byafasha benshi, ariko ngira ngo n'abari mu rugo byabafasha da. N'uwaba yarabikoze atarasenze ashobora gutangira kubisengera akavuga ati Imana wenda nariyoboye umbabarire, ariko hari ibyo wahindura, hari ibyo watunganya. Kandi n'abahungu, n'umuhungu ashobora kuvuga ati uyu mugore namushatse Mana ndasenze, ariko ushobora guhindura ibi n'ibi, narirwaniriye, nariyoboye, none ndabona hari aho biriho bingonga, Mana fasha. Gura mu ncamake, icyiza kizima ni ugusengera urugo mbere y'uko urujyamo, ugategereza kuyoborwa n'Imana. Hari ijambo ry'Imana kandi rivuga ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye, kandi nanjye numva ijwi ryazo. Ubwo rero ushobora kutumva ijwi, ariko ukagira conviction yo mu mutima nk'uko benshi bayigira. Imana iguha umugisha. Alice cyangwa mama nde? Mama Blessing, udusangije experience yawe, kandi ndibaza ndashidikanya yuko hari umuntu byubatse wari warayoboye icyo gukora. Hari uvuga ati nge nzareba ufite uburanga, nzareba ufite n'amafaranga menshi. Hari igihe abantu bahitamo ibintu byinshi, nyamara bagera imbere bikabananiza. Byiza bizima rero ni ugushingira ku isoko yamuremye, iramuzi. Imana iguha umugisha. Tuzongera tugutumire, dufite byinshi uzatuganiriza. Imyaka 9 umaze mu rugo, hari byinshi uzafashisha benshi badukurikiye bikabagirira umumaro. Reka rero tugusabe usenge, kugira ngo umuntu uzakurikira kino kiganiro kizamugirire umumaro, kandi kizamufashe mu mahitamo ye muri uru rugendo rwo kubaka, cyangwa muri uwo mushinga twavuze urugo. Imana iguha umugisha. Mwami turagushimiye ko ari wowe tangirira ukaba n'iherezo. Tugushimiye iki kiganiro dukoze, tugushimiye ko ubwenge bwose ni wowe ubutanga. Turakwinze kugira ngo uzacyumva wese ibirenze ibyo twavuze, Umwuka Wera azamuganirize. Uganire n'umukobwa, uganire n'umuhungu, uganire na buri umwe wese. Mwami uri mu gihe cyo gushaka, umwereke inzira, kugira ngo dukomeze kubaka amago akubahisha, anejeje umutima wawe. Ugire neza abari mu mago already, ubakomeze, ubahe ubwenge, ubahishurire Mwami ibyo bashakaho, kugira ngo buri wese ahagare mu mwanya w'uko ubikwiriye, mu izina rya Yesu. Amen. Bakunzi bana na beza, Imana ibaha umugisha. Uyu mutumirwa ngira ngo muzambwire muri comments niba tugombye kongera kumutumira. Shalom shalom.